inama 11 zagufasha kugera ku ntego yawe mu buryo bunoze. So warigeze kugera ku ntego cyangwa warigeze kugira intego ariko bikarangira mu buzima utigeze ubigeraho, wicika intege cyangwa ngo wicariye gusa. Muri video ngiye gukwereka inama 11 zagufasha kugera ku ntego yawe. Turumva bayita Killer Upright. YouTube channel n'ubundi bita Killer Upright. Bayikase. Reka dutangire n'inama ya mbere. One, think on paper. A goal that is not on paper does not exist. Tekereza wandika ku rupapuro, kuko intego itanditse ku rupapuro ntabwo ibaho. Intego yawe yivana mu bitekerezo yishira mu bikorwa, uyandike ku rupapuro. Inama ya kabiri. 2. Set the goal specifically, answering the questions what, where, when and how. Shiraho intego mu buryo bunoze. Usobanure neza intego yawe kandi usubiza bino bibazo. Ati si niyihe? Nihe nzayikorera? Kandi nzayikora ryari se? Kandi nzayikora gute? Inama ya gatatu yagufasha kugera ku ntego yawe. 3. Set a time limit for your goal. A goal without a time limit is just a dream. Shiraho igenderengwa cyo kuba wageze ku ntego yawe, kuko intego idafite igenderengwa yaba ari inzozi gusa. Cyumva bayita Killer Upright. Ugiye kujya tubana buri munsi, kisabwaho gusa no gukanda subscribe ubundi tujya show. Reka dukomeze n'intego ya kane cyangwa inama ya kane. 4. Think of who else benefit from your goal be set of you. Tekereza ku bandi bazungukira ku ntego yawe, uretse wose ni n'umuntu uzungukira ku ntego yawe. Ni mama wawe, n'umugore wose, n'abana bawe cyangwa se n'umugabo wawe. Ntabwo imbaraga zo gukomeza gukora. Inama ya gatanu yagufasha kugera ku ntego zawe mu buryo bunoze. Dore niyi. 5. Achieving success in one's professional life. Gerageza kugera ku ntsinzi bwarimwe mu buzima bwawe bw'akazi. 6. Split goal into sub-goal and prepare a detailed plan from achieving the goal. Tandukanyamo intego yawe n'uduce dutoya, ubundi tegura umugambi wo kugera kuri buri gace k'intego. Ibyo bizagufasha kugera ku ntego yawe. Nurangiza gukora ibi kandi reka nkubwire icya karindwi ubuze gukora. 7. Take responsibility for your actions and the way to your goal. Fata inshingano z'ibikorwa byawe byerekeye ku nzira igana ku ntego yawe. Ibyo bizagufasha kugera ku ntego yawe mu buryo bwuzuye kandi neza cyane. Reka ize dukomeze n'intego ya 8 cyangwa se inama ya 8 igufasha kugera ku ntego yawe mu nama 11. 8. Determine the intermediate results of achieving the goals. Genzura intambwe zawe mu rugendo cyangwa se umenye icyo umaze kugeraho mu ntego yawe. Ibyo bizagufasha kumenya neza aho ugeze, icyo usigaje se cyangwa se n'icyo wakoze. Kandi ntucike intege. Reka dukomeze n'intego ya 9. 9. Think of the goal, not the means to achieving it. Is set a destination and go. Utekereza ku ntego yawe gusa, ntabwo ari bwo buryo bwo kuyigeraho. Ahubwo iyemeze intego yawe, urebe intego ya nyuma kandi ufate n'umwanzuro wo kuyigeraho. Kugera kuri iyo ntego, wiyemeza aho ushaka kugera kuri iyo ntego. Ndaje ngubwire intego ya 10. Wowe ikintu usabwa cyonyine ni ugukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Nawe ubundi tukajya twibanira buri munsi. Cyumva bayita Killer Upright. Reka dukomeze n'intego ya 10.
Create a visual of the future where you are achieving your goal and capture this vision. shiraho ishusho y'ahazaza aho intego yawe izaba yamaze kugerwaho. iyumvishe uko bizaba bimaze igihe uzaba wamaze kugera ku ntego yawe, noneho ubitware ngaho uri ukuri. ibyo biragutera imbaraga kandi wumva ushaka kugera ku ntego yawe. ndagira ngo nimba izi video hari abantu ubona zafashe cyangwa se hari umuntu ubona yafashe, ndagira ngo uze kwimusharinga. ubundi nkaje uriya ku ntego ya nyuma, muri iyo ntego ihita izindi. Jomba n'abanza kira upright. Reka dukomeze intego ya nyuma 11. iyi ntego cyangwa se iyi nama ndagira ngo uze kuyitondera. 11. Conduct yourself as if success were guaranteed. tangira witware ngaho gutsinda byizewe neza 100%. ugire imyitwarire ngiyo umuntu wizeye ko agomba gutsinda. kabone niba byaba bikomeye, ariko nagira ngo mve ibi bintu. kwitwara neza ngaho ibintu byizewe 100%. ntabwo ari ukwicara, ahubwo ni ugukora. ni ugukora uzi neza ko ugomba gutsinda. hoho shambura y'abayisakira upright. naho dusoreje ikiganiro cy'umunsi, nagira ngo ubutse ko tugomba kubana isaha ku yindi, kuko ugomba gukanda subscribe isaha ku yindi, kuko wabona ikindi kiganiro cyangwa se izindi nama. ntucikwe n'izindi nama. ciao ciao, Imana ibarinde. Hasta la vista.